tuguye ngo tujye dufatanya imirimo none nkarambona musaza wanjye yiryamiye cyane gikoma gigeretse Patrick Karamo wino hano Tugomba kubikije ikigo ko habaye nese ubu turisangara ibyo masana ngo mbwira kumenya mama yakubwiye ngo ntabwo yakubwiye ngo ibyo ntabwo bindeba nuri umukobwa ugomba kubikora nese ntabwo yatubwiye tujya tugabana imirimo Usubira ngo nkore ikibundi wakubera hasi ntabwo ariko yakubwiye mwese umwe mama nawe ugurishije akira dore ngo ujye kubura aho ngaho ariko ukuntu wumvikije ntabwo mbajya mbabikora ubu ntabwo tugeze saa tatu tutarabyuka ubu se abandi babyuka asanga Bose afite amazi yo kuhamena we umukanya ndajya no kuvoma kandi wasanga arimo aranitonganya akabanje Tome koko. Sunanda watu. Agaranga. Byiza. Abeza. SOPHIA nawe arimo yagiye. Yitwa nagiye kugura amata haraye apfu ndi kumva nshonje cyane. Nawe uhari. Ubu bari kugira ngo imirimo arimo ayivemo byabo njiko akare kashaka byabo ntabwo njyamba mwaje wani ngaro rikomana nabona bakukoma Razik nene hano Vite makuru nese ko mbona warugiye tambwiye kandi Nikamusaza wakanye nganguye no tuganire karibu meze tese ari meze neza ariko musaza wawe namushagiye gute ayifata nabi mu mutwe n'ivide narinje kukureba hariya abaranyirukanye narinje kureba musaza wanjye yarananiye natwe yaratunaniye mu rugo asigaye afite agasuzuguro abyukira mu mipira byose n'ibiki biri wisize mu maso ko wananutse nkanjye hano indwara ziranyise ni njyewe ukora imirimo njyewe nabona ko ndwaye musaza wanjye nta kintu akora mbese koza ibyombo imirimo yo mu rugo yose nzikora ese mama wawe yagiye he mama yagiye mu kazi abaza nimugoroba za 10:00 rero mujye mufatanya umwigisha imico myiza gutya mba ntabwo yanyumva ntako natagize na mama namubwira ko niyumva nta kibazo uzabwire mama wawe rero abigisha imico myiza ntabwo ni ukumurega nawe naramwihoreye mvuga ati azisubiraho ariko reka da nta kwisubira nk'ubwo biriyongera akabyuka agenda nta koga mu maso ni ikibazo babaye reka muherekeze abantu babazi kugusoma amasaha bamubwira ngo bigende bite imirimo yo gukora wayiretse uje mu buvuga ntabwo se nawe ugeze ahubwo nawe wayiretse ibyombo hano reba kuntu hasi urabona naho kubuye neza ubu ahantu harakubuye neza nkareba ibintu biranga hasi ubwo wakubuye nawe rwose aho naza kugusaba mu gitondo byo tuzabisubiramo ni ibintu byo baza mu gitondo ugiye mu mirimo nimba yaraje kundasa wenda aje kumbwira akabazo ngombwa kaje kunsura mu gitondo ibyo kabazo nabyo dushaka ibyo kabazo nabyo nshaka bitabishaka uramaze
Nibyo kabaza nawe ducana. Amaze. Ntukajya uva mu mirimo ngo ugiye kumva iby'amaganga. Wese ahubwo wowe kamubaza. Kweki umuntu aza kundeba ukanga kaza kundeba ukamwiruka. Kuko uri mu mirimo. Ufite uburenganzira nta burenganzira ufite bwo kwirukana umuntu. Uba uri mu mirimo. Imirimo se ku buryo umuntu namwirukanye n'ijye mukuru w'urugo n'ijye muhungu mama yabyaye. Uramaze gese ntabwo yambyaye. Wewe uri nk'atakubyaye ahubwo komeza. Reka nawe komeza.